Regio Maria. Igitabo gisobanura Regio ya Maria. Umutwe wa 39. Amategeko y'ingenzi ya Regio mu kogeza ivanjiri. Gukomeza. Umwanya Maria akwiye guhabwa n'uwuhe? Yenda bamwe bavaho barakazwa no kubona ikiremwa gihabwa ububasha bugezaho, bakabyita igitutsi ku Mana. Ariko se niba ariko Imana igomba kugenzereza Bikira Mariya, byaba igitutsi bite ku Mana? Ntibyaba ubusazi gukeka ko amategeko Imana yatanze atambutse Imana ubushobozi. Ayo mategeko yatanzwe n'Imana kandi ikayakoresha uko ishatse ku kiremwa cyose. Ni kuki rero bavuga ko twatse Imana icyubahiro igihe tuvuga ko Mariya yiherewe ubwo bubasha n'Imana mu byerekeye gutanga inema zayo? Niba amategeko y'ibiremwa byo munsi yerekana ubushobozi bw'Imana yabiremye kandi ikabiragira, ni kuki itegeko ryerekeye Mariya ritakwerekana ubuntu bwayo n'ububasha? Ubwo tumaze kubona ko ari ngombwa kwemera ko Bikira Mariya yagabiwe ibyiza by'agatangaza, hasigaye gushaka ukuntu twagenza uko ngo bitugirire akamaro. Bamwe bakavuga bati, nzagenza ngo isengesho ryanjye rinyure Mariya n'ubutatu butagatifu kandi nambaze n'abandi batagatifu. Nzamuzigamira mwihariko ki? Abandi babaze bati, nitunyura kuri Bikira Mariya ntituzaba twirengagije Imana. Ibyo bibazo byose biterwa no gutekereza ko ibyo mu ijuru bimeze nk'ibyo munsi. Batekereza Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu na Bikira Mariya n'abatagatifu, kandi bagakeka ko batakubahirwa hamwe nk'aho ari amashusho atandukanye. Bamwe bakabona ko banyuze kuri umwe, abandi baba babibagiwe. Hariho ingero nyinshi zerekana ko dushobora gusenga Imana no kwambaza Mariya icyarimwe. Nyamara kandi nubwo bitangaje ubwo buryo bworoshye kandi bugirira akamaro roho n'uguha byose Imana, ariko tukabiha tunyuze kuri Mariya. Ibyo nibyo bazibonera uko gusingiza Bikira Mariya n'ubwo gusa n'ukukabya kuzakuraho amananiza yaturuka ku gushaka kumenya urugero rw'isengesho rimukwiye. Imirimo yacu igomba kuba icyemezo cya fiyati ndemeye. Bene iyo migirire ishingiye ku kwemera kwa Mariya igihe abwiwe na marayika ko azabyara umwana w'Imana, anonsiyasiyo. Icyo gihe abantu bose bari kumwe na Mariya, yari abahagarariye ku buryo ndetse yabavugiraga. Yasaga n'ubafite bose kandi Imana yabamubonagamo. Noneho rero imibereho y'umukristo ya buri munsi, ubwo ari umwe mu bagize umubiri wa Kristo, Kiliziya igomba gusa na Yezu Kristo. Kandi uko gusa na Yezu Kristo ntigushoboka hatari Mariya. Gukomeza mu by'ukuri kwigira umuntu kwa Jambo. Niyo rero impamvu Bikira Mariya ari umubyeyi wa buri mukristo nk'uko ari umubyeyi w'umucunguzi ubwe. Icyemezo cye cyo kuba nyina w'abantu kandi akita ku bana be bya kibyeyi ni ngombwa kugira ngo buri roho ikure buri munsi isa na Kristo, nk'uko nyine byari ngombwa igihe yareraga umwana we. None se byagenda bite? Buri mukristo agomba kugira ingingo nyinshi yiyemeza. Imwe muri izo ngiyi tugomba kwemera tubikuye ku mutima ko Mariya yari atubereye umwanya igihe yaturaga igitambo cy'umwana we ku musaraba. Igitambo cyatangiye igihe yemera kubyara Jambo kugeza kuri Karuvariyo. Tugomba kwemera ibyo yatugiriye byose tukabigira ibyacu, kandi ngo twishimire binononsoye ibyiza bitagira ingano Yezu yaturonkeye. Twabyemeza dute? Igikorwa kimwe gusa kirahagije. Tugomba kwibuka ko kugira ngo imigenzereze yacu ibe iya Gikristo koko tubikesha Mariya. Mbese si ibintu bitunganye kandi biri mu gaciro ko we twamutura ibikorwa byacu byose ngo tumushimire? Nguko uko dushobora kumushimira, tugomba kumwegurira byose. Nimusingize Nyagasani hamwe na Mariya. Igihe cyose no muri byose nimujye mutekereza Mariya.
ibyo mwifuza n'ibyo mushaka mubishyire hamwe n'igitekerezo cye, kugira ngo ibikorwa byanyu byose n'amasengesho ya buri munsi mubikore hamwe nawe. Ntihakagira icyo mukora adahari. Nimwerekeze amasengesho yanyu kuri Data, kuri Mwana no kuri Roho Mutagatifu, cyangwa mugire umutagatifu mwiyambaza. Iteka mujye mwifatanya na Mariya. Amasengesho muvugisha ururimi, akayavugana namwe igihe muyavuga. Azagira umwanya mu byanyu byose. Kuri ubwo buryo rero ntazaba ari kumwe namwe gusa, ahubwo azaba ahubwo azasa n'ubarimo. Ubuzima bwanyu buzagirwa n'ibikorwa bikorewe hamwe nawe, mubitungiye hamwe kandi mubiturira Imana hamwe. Ubwo buryo bwo kwambaza Mariya busakara mu migirire yacu yose ni ugushimira uwo mubyeyi akamaro yatugiriye kera kandi atazigera areka kutugirira igihe tugikorera ijuru. Kandi rero ni nabwo buryo bworoshye bwo kumwambaza. Kenshi bworohereza cyane abibaza aho bageze bambaza Bikira Mariya. Nyamara kandi bazavuga nk'abanyagatolika bamwe ngo ni ugukabya. Ni koko se? Ese ikidatunganye muri byo ni iki? Ubwo buryo bwo kwambaza Mariya bwirengagiza ushobora byose bute? Ahubwo ntitwavuga ko abirengagiza Imana ari abibwira ko bazobereye mu gusingiza Imana, kandi badashaka gukurikiza uko Imana yabigennye mu bushake bwayo. Kandi ubwo buhamya kw'igitabo gitagatifu ari ryo jambo ry'Imana gusa, bakima amatwi amagambo avuga ikuzo rya Mariya Nyagasani yamuhaye amugirira ibitangaza, kandi amahanga yose amwita umuhire. Ivanjiri ya Luka umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 48 kugera ku murongo wa 49. Birakwiye gusobanurira neza izo roho zikijijinganya ubwo buryo bwo kwambaza Mariya bukungahaza roho kandi bwuzuye. Mu by'ukuri abarejiyo bashobora kuvuga Bikira Mariya ku bundi buryo, bagabanyije icyubahiro cye kandi baba bamuhinduye amayobera nyayo. Nyamara ahubwo uko guhamya kw'amazina bamuhari mu kuri no kwemeza akamaro nyako afitiye buri mukristu, n'ibyo cyemezo kitakurwa n'imitima ijegajega. Bitonze bagatekereza akamaro afite bamugarukira. Aruberiti Mukuru, umwarimu wa Mutagatifu Tomasi wa Akwini, afite ijambo rinyuze umutima aho yasobanuraga ivanjiri yo ku munsi mukuru w'igihe Bikira Mariya yabwiwe na marayika ko azabyara umwana w'Imana, Annunciation, agira ati: Mwana yakujije ku buryo butagira iherezo ikuzo rya Nyagasani, ikuzo rya nyina, kuko ubwiza butagereranywa bw'imbuto bwerekana ubwiza butagira iherezo bw'igiti cyayeze. Nk'uko bisanzwe bigenda, Kiliziya Gatolika yemera ko umubyeyi w'Imana afite ububasha butagabanyije mu byerekeye inema. Ibona ko ari umubyeyi w'abacunguwe kubera ko inema ntawe isiga. Kubera ko ari umubyeyi w'Imana, Mariya niwe bubasha bw'indengakamere ku buryo buhebuje, butagira ikibunanira kandi ntibugira ikibusoba mu ijuru no munsi, uretse ubutatu butagatifu vaniye la maternité divine. Ni ngombwa kwihanganira umuntu no kumwitondera kubera agaciro ke gakomeye. Abarejiyo bagomba koroshya iyo bakora umurimo wabo kugira ngo bawushobore. Bagomba gukunda abantu no kuborohera, cyane cyane iyo ari abanyabyaha cyangwa ari abantu rubanda rutiyegereza. Duhora tubona abantu bakwiye gutukwa cyangwa kuvugishwa nabi, tukabibagirira hanyuma tukabyicuza. Yenda iteka tuba twibeshye. Hari abantu tubona ari babi koko, kuki se ariko tutibuka ko baba babitewe n'ababafata nabi? Yenda bari kuba beza hanyuma bicwa n'abandi. Umurejiyo rero ntakagire nk'abo bangiza umutima w'abandi. Ajya akunda bose, yumva bamuganiriza n'ibyo bamubwira byiteho. Uwo mutima uzabagirira akamaro. Umunyabyaha wananiranye bizamutangaza, ahinduke mu minota 5, kandi kumwinginga no kumutonganya umwaka muzima ari ntacyo byamumarira.